Aka kanya nifuje kuba twaganira ijambo ry'Imana rikomeye cyane ritubwira ngo dushikame dukomere, cyangwa se mu yandi magambo teme cyangwa se insanganyamatsiko y'iri jambo iravuga ngo nubwo tubona hari ibitugerageza dukomere kandi dushikame. Rero munyemerere tuganire kuri aya magambo mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubashe kuyatega amatwi. Turaza gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya ibice 60 umurongo waho wa 15. Ni ijambo rikomeye cyane Imana yigeze kuba yabwira kuri Yesaya. Imana iramubwira ngo nubwo waretswe ukaba ntawe ukikunyuraho, nzakurutisha ahandi nguhe ubwiza buhoraho, kandi nzaguha konka amashereka y'abami ndetse n'amabere y'amahanga. Rero aya magambo niyo tugiye kuganiraho mu izina rya Yesu Kristo muri aka kanya. Iri jambo narihawe ubwo nasengaga ntegura ijambo ryo kuba twaganira, niryo jambo nabashije kuba nahabwa ngo nubwo waretswe ukaba ntawe ukikunyuraho, cyangwa se mu yandi magambo ntawe usa naho aguha agaciro, ngo ariko ngo nzakurutisha ahandi nguhe ubwiza buhoraho, kandi ngo uzonka amabere y'amahanga cyangwa se amashereka y'abami, ngo uzamenya ko ndi Uwiteka Imana yawe, umunyembaraga wa Yakobo. Yesu ashimwe cyane. Nkomeje kubasuhuza mu izina rya Yesu, kandi nkomeje no kubifuriza umwaka mushya muhire. Munyemerere tuganire kuri aya magambo akomeye cyane muri aka kanya mu izina rya Yesu. Munyemerere twifashishe icyigisho nkunda cyane cy'indogobe. Icyigisho cy'indogobe. Hari umugabo yari afite indogobe kandi yarayikundaga cyane, yayikorezaga imyaka mu gihe cy'isarura, ndetse mu mirimo ye yose yabashaga kuba yakoresha iyo ndogobe. Ariko igihe kimwe uwo mugabo ari kugendana n'iyo ndogobe, indogobe igwa mu rwobo rwari imbere yayo. Imaze kugwa mu cyobo, nyiri indogobe akitegereza icyo cyobo abona ni kirekire cyane. Akimara kubona ari kirekire abona nta kuntu yayivanamo. Arangije kubona ko nta kuntu yayivanamo, agenda yitabaza abaturanyi, bazana ibitiyo byo kugira ngo barebe ukuntu bayivanamo. Ariko mu kuza kwabo baraje nabo babona nta kuntu bayivanamo. Ariko reka mbabwire, munyemerere mukurikirane kino cyigisho kuko gishingiye mu ijambo tugiye kuganira muri aka kanya mu izina rya Yesu. Bakimara kubona ko nta kuntu bari buyivanemo, nyiri indogobe yafashe umwanzuro ukomeye, aravuga ngo ubwo turi kubona ko nta kuntu tuyivanamo, nimureke dufate itaka tuyitabiriremo, cyangwa se tuyijugunyeho itaka tuyisibiriremo, kuko mu yandi magambo turi kubona nta kuntu iyi ndogobe twabasha kuba twayikuramo. Yesu ashimwe cyane. Bakimara kugira iyo migambi, indogobe irangije ikagirira cyane cyangwa se itaka cyane muri cya cyobo yari irimo, yareba hejuru ikabona nyiri indogobe arimo kuyireba ariko ntacyo ari kuyifasha. Indogobe irangije itangira kugira agahinda n'umubabaro. Ubwo yari iri mu kinogo, nyiri indogobe yatangiye gufata itaka arunda hejuru ya ndogobe. Indogobe ubwo yari iri mu cyobo itangira gutaka cyane, irebye hejuru ibona nyirayo cyangwa se shebuja wayo, ibona uwakayitabaye niwe arimo kuyirenzaho itaka ikanura. Yesu ashimwe cyane. Uwakayitabaye niwe yayirenzagaho itaka. Mu yandi magambo, nyiri indogobe yabonaga yuko bidashoboka ko idashobora kuva mu cyobo. Afata umwanzuro wo kuba yayirenzaho itaka kugira ngo ipfiremo birangire. Indogobe ikimara kubyitegereza ibona ko uwakayitabaye niwe arimo kuyirenzaho itaka. Maze indogobe irangije ifata umwanzuro, ibona ko n'ubundi uwakayitabaye ntacyo ari kuyimarira. Irangije itega umugongo. Bankurikiye cyane murazi indogobe uko iba imeze, uko yari iri mu kinogo yari isa naho ihagaze. Yesu ashimwe cyane.
irangije itega umugongo, uko bajugunyaho ryataka ikarya iryikunkumura rikagwa munsi y'ibirenge byayo, yarangiza ikabikandagiraho, uko barijugunyemo ikabikandagiraho, uko bajugunyemo igakandagiraho, bituma bya bitaka biyibera sikariye izamuka, bituma izamuka, irazamuka, ikimara kuzamuka nyir'indogobe yitegereje abona indogobe yaza nyir'indogobe abyitegereje abona yazamutse cyane, akimara kuyibona aza kuyitabara, arangije kuyitabara arayitahana. Reka mbaye kino kigisho mu izina rya Yesu. Ushobora kuba wakurikiye ukumva ko iyi ndogobe byarangiye itabawe gutyo, cyangwa se mu yandi magambo aho yari yaguye mu cyobo, nyir'indogobe akajya kuba yayigirira imbabazi ikimara kuva mu cyobo. Reka nguhe buno buhanuzi mu izina rya Yesu. Iyi ndogobe ni wowe. Muri uru rugendo watangiye harimo ibikomeretsa byinshi, harimo ibiteye ubwoba, harimo ibikwasamiye byinshi, harimo mu yandi magambo harimo ibisa naho bigukanga. Ariko reka nkubwire ijambo rikomeye. Twaganiriye kuri ijambo riri muri Yesaya ibice byaho 60 umurongo wa 15, havuga ngo nubwo warebyewe ukaba waranzwe, nzakurutisha ahandi nguhe ubwiza buhoraho, kandi uzamenya ko jyewe Uwiteka ndi Uwiteka Imana yawe, uzamenya ko ndi umunyembaraga, umucunguzi wawe, umunyembaraga wa Yakobo. Yesu ashimwe cyane. Rero birashoboka ukaba wararetswe muri iki gihe gitandukanye, mu bibazo wagiye unyuramo. Hari benshi baguteye umugongo, nabo ugize ngo wikoreho bagasa naho bakuteye umugongo, ndetse n'ugize ngo uhanga amaso akakwereka ko ikibazo cyawe atacyitayeho, ahubwo uwakagutabaye agakomeza kukurenzaho itaka, uwakakugiriye imbabazi niwe abasha kuba yakomeza kukuvuga, ndetse n'iyo ugize n'umuntu agufasha agenda kukwamamaza. Ariko reka ngubwire ngo nubwo waretswe ukaba hari n'uwuhamagara akayikupa, ndetse n'ugerageje kwitura ikibazo cyawe akakwereka ko atakwitayeho, n'ugerageje guhamagara akakwereka ko ibyawe atabinegwa. Ariko reka ngubwire ngo nubwo wahebwe ukaba waranzwe mu maso yabo, ukaba waranzwe muri ibyo ngibyo byose ubona, abantu bakaba barakuvuyeho, inshuti zarakuvuyeho, ndetse n'imiryango ikaba yarakuvuyeho, ukaba wararetswe, haracyariho ibyiringiro bivuga ngo nubwo waretswe ukaba waranze, Uwiteka niwe atumye agusumbisha amahanga. Kandi iri jambo rikomeye cyane rikambwira ngo uzonka n'amashereka y'amahanga ndetse n'amaberebere y'abami. Yesu ashimwe cyane. Twaganiriye kuri iri jambo rikomeye ry'ikigisho gikomeye rivuga ngo iyi ndogobe ikiri mu butaka, cyangwa se ikiri muri urugobo bakajya bayijugunyaho ibitaka, yagendaga ibitega umugongo bikaza ikabikandagira hejuru, mu yandi magambo bikayibera sikariye biyifasha kuzamuka, izamuka hejuru. Ariko reka nkubwire muri aka kanya nawe wishyire mu mwanya w'iyo ndogobe. Hari benshi bafashe, mu yandi magambo hari benshi bagiye bafata ibintu byose bibi babigushyira hejuru. Abakubeshyera barakubeshyera, abarozi barahagurutse, intambara zarahagurutse, mu itorero birasa naho usa naho wabuze ijambo. Reka nkubwire ibyo byose ni ibitaka bari kukumenaho. Birashoboka ibyo byose ni ibitaka bari kukumenaho. Ariko muri aka kanya uri kunyumva, nyemerera nkubwire ijambo rikomeye. Tega umugongo. Numara gutega umugongo, mu yandi magambo ntubihe agaciro, bijye munsi y'ibirenge byawe. Uko babijugunye ujye ubikandagiraho, uko bakuvuze ukandagire, uko bakubeshye ukandagire, uko